nanga imyango koma ntabwo byumva njyewe seri utashye kare byagenze bite ariko winkonera abahazi ingana n'urweso heno kariza seri utashye kare byagenze bite ngufitiye amakuru meza cyane rwose amakuru byihorere sheri uzi kugerageza kubwira urampembwa ikintu ushaka ndakizi yakira mu kazi ninjye muntu wa mbere witwaye neza none wampembye kuzajyana na bosi muri Amerika muri Amerika biranshimishije bijya kujya muri Amerika yowe biranshimishije none se sheri kutishimye sheri misane bugukunda nta n'akana twaba dufite hano usura nzabivamo niri mu buryo ahangaha nta kana utsigiye nta kana dufite ubu se njyewe rwose ndumva hano ntazabishoboka kuri bana gusa ndi njyenyine ese kubabaye sheri muri iyi minsi sigaye numva ameze nk'umuntu usa nkaho wihita nsigaye numva ntameze neza byaba ari byiza sheri byaba ari byiza byaba ari byiza ni ukuri nese kutishimye ibyo ntabwo byari kugushimisha sheri kumbona wongera ukababara ikibazo nsigaranye ni kimwe cyonyine urabizi papa niwe wenyine nsigaranye nta bavandimwe nta mama ni gute nagenda nkagenda nishimye papa ntazangera kujya amugeraho ngo menye amakuru ye icyo kintu ni ikibazo ariko se sheri kubona ko nanjye nsigaye ahangaha njyenyine nawe akaba ajya gusigara mu cyaro ari wenyine wazaretse ejo ukamuhamagara akazaza hano tukaba turi kumwe mu gihe udahari nta sheri nicyo gukundira umva iyo nawe ungereye niyo nukuri noneho reka muhamagare ejo mu gitondo azatege tuzajya kumufata muri gare sibyo sheri cyo gukundira sheri halo muraho neza papa nagira ngo mbabwire nabonye poromosiyo yo kuzajyana mu mahugurwa na bosi muri Amerika none nagiraga ngo ejo nyine muzaze mu gitondo tuzahurire muri gare ubwo ndumva gahunda ari iyo ngiyo ibindi uzabimenya uhageze nibyo kabisa wizindure kabisa ubwo mu masaa 5 natwe tuzaba tuhageze tubagutegerereje tuze tugufate sawa kabisa arambwiye ati ejo tuzahurire muri gare tugiye kumufata kabisa cyakora ngiye kugenda nishimye none ubwo ejo ni ukuzajya kwa muganga kugira ngo nzagende meze neza nzi neza ko utwite kabisa ejo nzagenda nishimye
ko mutihutara none nyingorere dore nge nta rufunguzo nagenda rega bana banje amaguru aba yahiye aha ni mu rugo ariko uyinkonera bahaza ingana n'urweso reka urumva urarya mugahaga reka araboneka rero umuhungu wanjye yabaye umusore naha mwibere agasore nakundaga abakobwa nk'aba b'inzobe ubusoma ako gafanta turaje yego utamike ntabwo mbyumva niko turiya muganga yatinyuka akavuga ngo ntabwo ufite n'igihe maze amajoro yose maze ndara ntera akabariro ngo ntabwo ufite oya ntabwo mbyumva tugomba kujya no ku yindi dispensaire shari wikirwa wirushya kubera yuko ni muganga nayibonye yatangiye kuza imihango koma ntabwo mbyumva njyewe ntabwo mbyumva yesu wangu nakumva kabisa iminota 30 mba mpageze sawa kabisa reka noneho uhore bishoboka mba mpageze sawa turasubira wangu semwaje bano papa ye kubasezera ubungubu ndagiriye usigare amahoro ariko sugiye bibaye ngombwa ko wampamagara byihutirwa ariko nta kibazo azagusobanurira sibyo se wibuke ko impamvu zariwe papa wenyine ariwe muntu wenyine nsigaranye ikintu cyose azakenera muri uru rugo ntazakibure urugendo rwiza sawa kazi keza gasemuko kumbona umugabo wawe agiye atishimye ni impamvu z'akazi buriya nuko yari yakererewe ariko uraba wumvise ati icyo muzehe azashaka cyose nyine ugomba kumenya cyane rwose ugomba kumenya amikazi z'ibiti yakiyoboye Kariza we enda hano nkwerekesha enda hano ugaba abantu barakwambara siko hari icyo bigutwaye hari igihe nkureba ntabwo yarebye erega mu kazana kera byanahoze wibuka ijambo rimwe yavuze ngo atujya umenya muzehe ati rwose ntihakagire icyo abura muri uru rugo gusa reka da ko
haricwa n'inzara se cyangwa se ngo muri cyo kunywa ndagerageza rwose ari ukuri hari ikibazo mwaba mwagize se ntakemuye reka da nta kibazo rwose nta kibazo ariko mba ngira ngo nakurebe ariko se kareza oya muzee uri mu biki muzee oya ndeka muzee oya muzee jya muri salo muzee oya muzee oya ndekura muzee ndekura rwose ariko ubu data uko yaba yaranteye ubu nazayijyana hejuru oya reka nzajya kwa muganga kuko nsigaye numva ntanameze neza Mana yo mu ijuru ko kubiryo ndabigenza gute kuko inda data uko yanenza ijyana ye kuko ndaherekeza he oya ngomba kuyikuramo n'ahantu naherekeza umugabo wanjye naza ziyahura zanyica mbega igisebo cy'umuryango ahantu nabona nayijyana ubu ndabikora gute koko nabigenza nta kundi ngomba kuyikuramo njyewe ndayikuramo ibi mbona hano ibiki zana reka niyahure n'ubundi ntacyo nkibereyeho kuri iyi si woya zana nk'uburozi n'ubundi urabona iyi nda ntazo ari kubaneye ugiye kwiyahura kubera ko utwite nta soni uzamubyara umuryango umurere n'undi munsi ntuzongere kubikinisha abuba se azakugira abuba nazo nzamubwira iki ndahari abuba nazo agasanga mwitiye kanjura inyama kungu muri tuwarete reka niyahure asoni wenda nzayijyana nzayerekeza ngomba kwiyahura kuko aya ni amahano naho nabyerekeza papa urakunda muri iyi si havuyemo Kaneza umugore wanjye nkunda cyane nta wundi muntu nkunda nkawe bongera uzikore musha ariko rero burya nanjye ndabakunda ni ukuri ndabakunda rwose umubyeyi wanjye rero nta kintu buriya nagurisha reka nze ndaje gatoya
buriya ngenda akeka ko ashobora kuba yarabonye rwa rupapuro ashobora kuba yarabonye uburyo utaretse ngo niyahure kirya n'umugabo wanjye niba yararubonye akaba yenda kuba yanyiyicira ashobora kuba yararubonye oya Imana ntabwo yabyemera ashobora kuba ari rwa rupapuro yabonye akaba aricyo yendaga kukubwira rekeraho Imana ibihagarara gusa kuko ndabona yahindutse ubwo urabona ndi mu mukizi w'umukino aba ari bafashe rwa rupapuro Kristo karame ayicara aho ngaho ugubwe neza sha sinde nimba inzara iri mu cyaro hariya nimba ninayihari wahora n'iki sha yewe wahora n'ikimererwa kugubwa neza igihe wazanaga ya mata y'Inyanza arabadamu ukuntu asigaye angana ushatse kuvuga ko kuba cyagiye ikibatunze ari amata n'amazi ariko uko angana n'umurengwa ufite bijya kungana neza gato ubu ngubu nta kintu yewe umugabo nyine umugore wahazara ariko se nta kibazo da umudamu wawe rwose ndabona mwana usize irangi asigaye yambara imyenda isa n'iy'amadamu cyangwa irangi reka bakwakira ujye kacyayi ese nka rya vide ryarira sawa nta kibazo ndacyemera Jenny surprise iriya murakoze papa mfite ibyishimo muri iyi minsi mu minsi mike ndabamweretse umwuzukuru ndabamukweretse Kariza si uwamuteye umva narayimutwitse ubu muri iyi minsi ndashaka rwose mu minsi mike ndabamweretse umwuzukuru uruwaso pe tuzamwakira aho guhaguruka duserebure umwuzukuru rwose umwuzukuru tuzamwakira papa n'iminsi mikeya tuzamwakira tuzamwakira pe azasanga agahungu gusa rero hari umuntu nyine wanyemereye amafaranga ufite amafaranga ajya kuguha yayazanye wagiye kuyamba bakunda kumwita igishuhe ariko ko tumwita imbata ngo rero agiye kuyama namara kuyama biteze ngo twakire Fiston ubone Fiston avuye ku ishuri ejo bundi ashaka kwiga muri Amerika reka umufate neza sibyo ibyo birakwiye numva n'abavuze bibiriza ariko muri iyi minsi cyabusigaye mbona umuntu Fiston ariko sheri ntawe ari no kumubera uyu munsi ushaka wamubera pe iyi imbata nita yamba ntabwo turi bukiranuke pe rero abakire bagira imitwe ntamubwira ushaka kugenda kikakwica oya arayama twabishyiranye neza cyane buriya naje n'umukobwa nta kintu mfite ambwira ngo arayama turye tunywe na Fiston wacu aho nakumenyeye rwose nibwo bavuga utangiye kumenya ubwenge rwose ariko nawe nsigaye ubona urenganyira abasekanzanye ariko nakerekanye neza turi kumwe kari kari ntibirasase igihe gusa kari none se ko hari ijambo nifuzaga ko tugomba kuganiraho none se kubona ntetse kandi na Bobo akaba ahari urumva biri bushoboke arahari mbese ari mu nzu mva nawe ikintu mubwira ni kimwe nta magambo abiri gusa mubwire ko naniwe kandi ko wifuza gutembera ibindi ubindekere si byose yego ngaho ukora umuti ariko shabu abu ubwo usaba umugabo ryari ko ureza agatuza ku byuma uyoboye ko umugore utwite agomba kwitabwaho ndetse ukaba wamufasha n'imirimo iyo ari yo yose nawe rero uri mu byuma papa ibyo uvuze ni ukuri
reka ngende ndebe ibyo arimo ndamufasha. ujye umufasha imirimo yose. umugabo ungana kuri kirana ari ibyuma. nakumenye ishari wanjye Atugumbwiwe neza. ntabwo nakubibaza sheri. Cyaka pesa. Sheri ariko ndikumva naniwe rwose nkeneye gutembera. Ngaho wowe genda wingirire umuzehe ureko yakwemerera mutemberane ndabigufasha. Genda nawe urasanga ngiye kabisa natunganyije. urakoze sheri urakoze. nawe usema ngiye kwitembera hariya mu Rubangaruye. ko rero hari iwanyu nta kintu mbona hagutwaye warakuze wabaye cyiza shamu imisatsi ko mbona ari myiza cyane shamu wabaye cyiza nanjye gutembera hariya gutembera urabujya usigaye tubijya ariko rero nawe nubwo uvuga imisatsi nawe ndi kubona nawe ari mwiza ntabwo ari cyane ariko ejo nzagusigira n'amavuta ikibazo kuko jya univuga ubusa dusanganye ufite isoni rege isoni z'icyo twabigera hino ntabwo kwegera si imyanzuro rwose ariko si kuko ufite kuva neza ko nagukundaga ubusa dusanganye koko urumva unahumura oya rwose atadusanganye kuva natira nagukundaga pe ubusa dusanganye oya kandi oya nabizi urankundaga ariko ndi umwana si ndi umwana se muze kutari kumbwira ikintu wankuriye mu rugo igihe twagendeye nturi kumbwira ikintu wamvaniye mu rugo. ariko se Karizi ikibazo ufite ni ikihe? bitonde gato imbere hano hari ahantu nzi botse inkoko neza, tugende twicare tuyihekenye kandi tuganire, ibindi ndabikubwira. muze ese kubona inda imaze amezi 4 akaba amaze ukwezi aje ubu ntabwo azabimenya. ariko Kari ibyo bindekere sawa ahubwo iyo nkoko bagasi yagiye atindayo kandi fisitaraje kandi ahubwo ngire nawe ibibazo turya kitaraza mwihereke yakoresha kiranushaje neza tinze neza Fisto Rame karibu ku meza byatunganye yego ni karibu ku meza ngwino azasaza kwenda ikiyibura ikingwino yizeye twirire urugendo rw'urumamene n'undi kabisa sura amafata reka dukoreshe kugira ngo bireke Fisto ni karibu mwakoze nari nihengetse neza mwakoze ni ukuri karibu rero ku meza uryoherwe uretse ubwanza wikigora abaza ko nsuzuma ntabwo se akuze guteka so ashaka rafure nawe umenya arakunaniye ubona se umubona ndeba nawe mu masaha aba ageze ataraza ngewe rero ibyo byaranananiye ko Fisto reka ngewe nze gatoya hari akantu njya kureba komeza uryoherwe ese n'ubwo mukuru wanjye kubona ese siko mwaza guhita n'umunyabazungu ntabwo ari ikibazo ndaje kuko mana ya buramu mana ya sakana ariko ukagira ikibazo sibyo ntari ok ndaje ntugire ikibazo komeza urye ariko mukuru wanjye ok ndarya nta kibazo ndarya byarananiye
aransomye arandi gata nayo waza umva nagenze mwese ngende nahe n'umusore karame nesura uhaye ubuki mana yanjye nesura kuru uragura se kungura se nasi reka mwepura mana yanjye nesi ariko mukuru wanjye mukuru wanjye agufashe gusa dufashe yambabarira kweri mbayeho mu rugo igihe bagendeye ngo bagiye gutembera none nkaba nahishije bakiriyo niryamiye numva n'ibitotsi binshi byiza ndakubona uri muri siporo nanjye ndi muri siporo ese none se ko ngiye kukugora gakeya gute aryoshye ntibishoboka ngo cyasomye nabi ariko mani ebigegenge ngewe ndumva napfuye urenderukana nabi kandi usari agahinda intera kajye kakubera urwibutso umunsi nzajya nkubona ukambaye bizajya binyibutsa ku kintu nkunda umugabo wawe nawe ukabona amaze ukwezi mu rugo uzamubwire ko waguteye inda ubundi kari wahabonye se ni heza ntahakunze cyane naho amaze iminsi nkubwira ni ukuri harasobanutse pe urabona ko nyuma y'aho duhinduriye imyenda turi n'abara n'agashukuriro urabona ko dufite irindi shusho ni ukuvuga ngo njyewe iyo wambaye gutya mbona ugaragara neza cyane eregira n'ahenda urahendeye ngiyi aho ubundi aha niho umaze iminsi nkubwira aha rero icyo ushaka icyo ari cyo cyose kereka icyo udashaka rwose icyo kurya icyo kunywa inkoko burushete akabenzi n'akabenzi karahari n'ibidiya ubundi hakaba hari na shamu ushobora kuruhuka n'amarakogi umva shaka barumani barumani ako umuntu yegereyeyo ndaje ntabwo reka nkati yiziriye sha oya ongera hakunze buriya njye mfite amatsiko y'ikintu wankuriye mu rugo nkasiga n'umugabo wanjye mu rugo mfite amatsiko y'ikintu wendaga kumbwira ikintu nendaga kukubwira ahubwo nakubazaga nyuma yo kurya no kunywa hano ubundi ko hari amacumbi hari amarogi ariko ni kimwe n'amacumbi kuko dushatse twamara yasha wariye niburya oya
ntabwo byashoboka, ntabwo nakongera kubikora. Burya rega nabikoraga kuko umugabo wanjye atari ahari, ubu ntabwo nakongera kubikora. Ariko uzi ko twongeye umwana yazaza asa nawe neza neza. yumva nta yesu w'umuryango se Oya kandi mbega inzozi ndumva n'ijosi kuva nabaho nibwo ndose inzozi mbi. uriya se buriya ntabwo yari papara. inzozi ziragwira. nta nubwo barataha kweri. mbega inzozi ampamagara umugore da. ntabwo bishoboka. rwose ne Umugabo wanjye arampamagaye none. nawe Halo? shiri uri hehe muri hehe mwagere bigiye mwagendeye ubu muracyari hehe? Turaje twari tugeze hano kuri 40 n'ubu ngubu turi hafi kuhagera. kuri 40? yose igihe mwagendeye kweri ukweri we nta soni kweri. ngaho nimubanguke nimugire vuba dore kuva nabaho nibwo bwa mbere ndose inzozi mbi. ndazikubwira wowe nta kibazo tu. Ngenda giye. ariko si uragiye kuko Ndagiye. ubwo uranze reka tugende ariko urampe mu kirere. urabona muje Kumva. inze se Aho twagiye. papa shusha namwe wagira ngo mwagiye guca umuti wa mbere se. Asubu turatinze cyane sheri. natetse birashya ndaryama ndasinzira ariko reka mbabwize ukuri kuva nabaho narose inzozi mbi. Sheri wariye se basi? inzozi narose inzozi mbi kuva nabaho kuva nabaho. Zimeze gute so? sha bizantwara igihe kinini cyane kuzibasobanura. kuruta mwana wanjye se ko bibaho zari inzozi ziteye ubwoba ku rwego rwa nyuma. Gute? barose baguze indege byihorere papa Sheri wabona abari n'urota. byihorere. inzozi narose ndababwiye ngo nzibabwiye hari igihe namwe mwahahamuka. yewe niba ari ibyo kumpahamura byihorere bizansaba iminsi kabisa. byihorere gusa nimubwirire nimunyibwire byari byiza se mwatembera. icyo nakubwira cyo gusa ni uko uwo mugore wawe ari imyanda yo kurya. amakomande dore ngo nakora amakomande tubitaye ku meza. Ariko sheri sabuze yarasobanutse. Njyewe n'ubu natangajwe n'ahantu yansohokanye kugeza ahubwo nje nihuta ikubagaho dore ngiyo borora reka ni kwinywera icupa narebe njya kwinywera icupa narebe ziko nziyeho neza ngo arasashe ngo asanze umugabo hata nari ngukumbuye. asheri kutambwiye ahantu mwatemberereye n'ibintu wahabonye kubera unatintu bari kuganiriza ku bintu. Muzehe yanjye naratangaye yibajije icyahamubwiye. Nta hantu hashobora kuba hasohokera nk'inkumi abasore aho kuriya musaza yankoreye agatangaza. Ntabwo nari nzi ko yasobanutse bigeze hariya. papa buriya nanjye yaranyumije hari igihe ajya akora ibintu bikantungura tu. hari buri kimwe icyo ari cyo cyose gihari, nta kintu na kimwe wakwifuza yo ngo kibure. papa yarangiza akambwira ngo nta mafaranga afite
ariko umusaza se ntiwamenya ntajya buri migozi imuhambira. cyanjye ntabwo yangurira ariko buriya ni umukazana na sebukwe buriya nabwo nagombaga se shira. Alo? Oui. Ugeze hehe? Ku muhanda? Noneho manuka aho kuri kiyosike gutya gatoya urumanuka ndaje bite ngufata. Ndaje bite ngufata ndaba nkureba. Sawa kanzi. Sheri. Abantu bari kugutereka. Sheri, usukone nibagiye kukubwira ko dufite umushyitsi we. Umushyitsi we. Dufite umushyitsi uramubona hageze nawe ageze hano hafi reka njye kumureba ahubwo ukamuyobore. Ni umushyitsi uramubona mu kanya. Ndabandeba uwo mushyitsi. Sana ntutinde ariko. Abashyitsi bo muri iyi minsi Karibu brother. Sheri dore umushyitsi nakubwira ndarota cyangwa muri wambwira ngubu ni saa ngubu ni amwambanye cyane ese sheri kidasanzwe kirimo uraho bro sone wowe uratinyuka ukaza muri ibintu wankorera wowe niko ndarota cyangwa ntasoni niko wowe na mushiki wanjye uzi ko nta soni ugira wowe utaranzaniye inka ukaba uhagararanye n'uyu mukobwa iyi saha gutuza utawitsimbana nawe hano muri iyi saha none kutaje kubimbwira mu rugo we keba nayo witonde kuri mushiki wanjye nawe urabimbwira ubwiye uzaguhagarara nawe aho kazi se gashoboka uri mu biki sheri ugiye kurwana nakwishyura ibyo wankorera sheri ugiye kurwana wowe tinyuka ukabikora ukaza nimba unkunda mureke wimukubita sheri ntabwo nshaka ibintu by'akavuyo nanjye nari ngukumbuye sisita wanjye mani ujya ufata sisita wanjye neza mani kamubwira kandi reka nanjye ndaguhera banzomeke uzukunda banzomeke nyine njyewe reka weze sha niba icyo usigaye ugaragaje ushaka mbona sha walla sha ngaho reka kugezaho nawe wikomeza ukampeka sha nanjye urabona koko urabona na basi tukujya numva ko niba wowe nawe biki iyi nda ndebe wagira ngo ifite amezi ane kandi konje umbwira ngo uratwite si ukwezi kumwe gushize yego sheri ni ibintu byinshi nariye ni ibintu byinshi nariye na musaza wanjye yanzaniye ubushera nabanje kubunywa ahubwo tugende mu rugo njye kuguha ni ukubera ibintu byinshi nariye ni ukuri tugenda ahubwo nawe nguhe amahirwe kuko nari ngize ubwoba hoya ni ukubera ubushera nanyweye bwajya mugoye kako ntabwo nagushobora nari ngize ubwoba ngo wanshinga ngaho komeza ugenda umetse rero niko seri nari ngize ubwoba ngo wanshinga hoya ntabwo nabikora urabizi ahubwo da
hoya nabo mpeka sha warogeye kuyi nese nagushobora ntabwo nagushobora nugakoshe kuki ushaka kumvugisha ndumva cyane noneho reka manze muvugisha inzu alo ndakumva urankeneye none n'ubundi narindi hafi noneho iminota nk'icumi ndaba mpageze sawa reka nze njye kumva ibyo bwose mpamagariye noneho ugiye mu rugo noneho nanjye numva ibyo mpamagariye ndayitatse banguke sheri bimeze bite ageremobera ngwamo unyimariremo unyimariremo rwose unyimariremo rwose pe ubu ya mafaranga yambata yayampaye uti amafaranga yambata yayakira noneho urabona ukuvuga bya byombo sindi bubyoze ya myenda sindi buyifure nende gusohokana ku kiranguzo musa karika kimisagara wowe genda bira bintu bitumye byose zo kuza kuhansanga sibyo kwa Kirima ahubwo nahinduye nimero shaka kuza kuhansanga 078 82 komezo 94 0 nahinduye nimero we yaje sheri ivuye ngo uyu munsi ndajya hasi ivuye ngo nawe hari igituma se hari igituma sheri sare urutako wakarema ku kirango yego uyari yego sheri ngo yaratetse kwa buba ni wanjye rero ntanebeje akuze ubwo nta somo uraza usinda ahangaha unywa inzoga ugasinda uzi ko n'umugabo wanjye yamaze kumenya yuko ntwite itari uzi ko yahangaha yatangiye kumbaza ibyinda ntwite urabona ibibazo wantenje none batangiye kumvumbura wowe aho ngaho urimo uranywa inzoga nta n'isoni nzamura n'ibyo wankoreye muri hoteli ibyo bigize nagukuriye cyangwa njyewe uzi ko ibyo wankoreye ndabona uzi ko njyewe nishimiye none uraza unasinda hano mu bumva umugabo urya n'uwariye agomba kuyasubira agahaga unera utwatsi wa nyirayo imboga we muze watinyuka ko nkubita hejuru y'inda wande njyewe urakubita nanjye uranyumva ikirere amakuru y'iminsi uraho uraho neza igihe cyose nari ngukumva biraca amasuka biragenda wari waragiye ko wari warabuze cyane naragiye bujumbura nanjye nyine naragiye gucukura zahabu ndabona umeze neza rwose zahabu zarakuyobotse nari maze igihe kinini cyane nirira imikeke umva rwose biragaragara none se nkwisabira akantu kamwe umva nta kibazo rwose wambabariye tukajyana hano ifunga kugura agacupa ubu murarega icyaka ufite cyose ndakimara nta kibazo twigendere n'ubundi nicyo ngukundira rero sheri ahangaha rero niyo bita kwa Kirima ku kiranguzo ushobora ahangaha ku kiranguzo kwa cyane rwose sasa hano ko ari ku kiranguzo hari iz'urufuro hari n'amarike n'amwita sharite ndinywera ka Knowless niko ndi kubasha muri iyi minsi ariko rero rwose Knowless ntabwo byari byo wagomba gufata akantu kagabanya rwose ibintu barmani
zana rwose zana inzoga nanjye reka ndi umukire sinikoraho turayanywera tuyamare urumva dore ngahaye wabibonye ko babituzaniye ikinyomba ku kimwe cyose nkakimara none se nibwo se shari nanjye akane ko nshoboye ariko ndanywa akavuye nta kibazo rwose gafungura aho gusa umugabo wawe ntabwo azi ko nagusohokanye niyo kanabimenya se uza ukuntu ntinya buriya naramutse ageze aha ngaha akambona wagira agafashwe n'amashanyarazi umva nayo impamvu uri kwikaruma ufite ubwoba n'ibintu byose umva isanzure umva uriya mureke ndamwishobore uriya si bwaba avuga iki ntabwo twaserera yewe kiri mesiya wanjye umubwire ngo mbata amafaranga ndamusohokana none abasashize n'atandatu atanazi ngiye kumuhiga akantu hose musanga sha wasanga ubu ari kwakarema ku kiranguzo ntiyakunda kumwe reka ngende umva mubwire mubutinya ntugire n'ikibazo n'iki na kimwe n'ikimenyimenyi namusize mu rugo ari koza ibyo mbare no gufura we ntumutinye umva kanahingutse hasi bose byamubwira isa umva wirekure icyo ushaka cyose umva ntugire ikibazo banza unavanze mu rwagwa no musinzi pe nawe nasobonye aha niho bakarema bamba ike ku kirango niko kiri mesi yawe wowe tuvugane buri gihe uko ngusohokana n'abanyamafaranga none wanyirese uzana iki kigabo hano ku kiranguzo oya ntabwo nabyihanganira ntabwo nabyihanganira gato uri kunyumva nturi kunyumva aha ngaho uhageze uti kabiri kandi unsohokane gato mva nkubwire icya mbere cyo ari imyenda nakubwiye ngo ufure ubu wayirangije ubu ibyo muri biri gutumamo isazi uyu munsi urambona oya ikimeze kushima ndabirambe rwose n'igikigabo kushima ndabirambe rwose ariko mugabo reka iyo ngegera y'umugabo bakajyana n'ubundi niko kambuza nta soni wowe uratinyuka ukaza ku kazi warangiza bosi akampamagara wasaze ngo mushiki wawe aragushaka yutira gato kare ko natebwira bosi njye nawe nta n'isoni ngo cyangwa wasaze nyine ko uraje umbone ceshwa hano kugenza gake se nyine ceshwa hano sekari umukobwa mwiza gusa ariko usuzugura urambwira ngo nuzi ibyombo nuzi amasahane amasange n'inzwa byabona agatungana koko ahubwo se muzehe hari ikintu buri utari wamenya ntabwo ubu ngubu njye nkiri kugendera mu bya kera mu byahise ubu ngubu itegeko ririho nuko uzajya ukora icyo nkubwiye ugakora mbese ukagendera ku mategeko yanjye kuko nutabikora nzabwira umugabo wanjye ko wamfashe ku ngufu babarira wakabyara yivugiraga nzajya mbyoza pe nzajya mbyoza nushaka kujya umbwira ngo mpoze n'ibirenge sheri 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 mwiriwe mutashye yego ko bazaniye umushyitsi ngaho mukobwa misasha mwana dore mbazaniye umushyitsi se wari umuherutse ra isiko araho se ma
Shere, dore uyu nguyu ni mushiki wanjye ba papa baravuka. Kari se uyu angwa mu ntege ariko kuze vuba ejo bundi yari ikibondo niko se muko kuje i Kigali se Shari ibibazo. Zaranda ngo twashize igikapu noneho muri muganira ntacyo. baraho se Baraho. uyu ni umugore wa musaza wawe nagiye kuza i Kigali bambwira ko baturagura amafaranga none inzara igiye kwikira indako kanza ndebe ko hari ahantu nabona akazi ubwo kaba ari ako mu rugo nagukora. Nini hapa? Nini hapa wewe? Ondoka! Enda! Wewe mwizi wewe. Toka hapo. Mwizi wewe. Ondoka! Ondoka wewe. Nire kuvugana nawe. Nicyo ushaka kumba sasa. Urabona sigaranye iminota 10 dore ubu akazi k'abandi kapfuye. Ubundi ikintu utambwira hano ni igiki? Nibanga. Ibanga cyose ushaka kumbwira. Tambwirira hano. Umva. Ntacyo ndaza kuguhamagara. Uribuka ahandi twahuriye cyagiye. Jewe ndaza kuguhamagara none twahuye. Akina kibazo kandi numbeshye. Sha, ndagenda kwihuta ntakire buriya turasubiye. watinze ariko Sha byahatari. niko muko nicyo ari kuvugisha umugabo wanjye Naba mubwira igisa kari musaza wanyu. umva rero nkubwire guhera uyu munsi ikintu cyose uzajya ukenera kumubwira ibyo ubanza ukimbwira njyewe Uri mama se uri musaza wanyu uri by'ikisi buryo nta kikubwira. hari ikintu utaruzi rero Ehe. ubu none hakakaye cyose mpita nkusora nkagutungura ukagenda Mama yakari mama. Nsohora. ariko ubundi reka Inde. nkubwire Njyewe ni umurasi. ikiguhatse ubundi kiba gikuyemo happy birthday Nawe urarushye. Ukase. Bari mu kapfungura conje cyangwa mu kamukazi. Sheri reka bimbwire bano niba abatekamutwe nakubwira oya sheri oya sheri ubu koko sheri ntabwo uri kumureba uyu mwana urabona atababaye uri kubona adashonje waze tukamufasha nakuri muzi ko n'umukobwa bumwe agatukisha bose ntabwo ariko abantu bose sheri ndumva twamufasha umwana arababaye sheri nugire byumve uyubuke basikora ibyo ushaka basikora ibyo ushaka oh sheri bite se ushaka witwa nde Chubanye se bakiri. ngo nde Akiri. naragende nabona ngo gayo nubwo wabaye rwose ariko iryo zina ntawe bitasetse mwese gakeri urava ukajyayo
mu karere ka Nyamagabe. Karere ka Nyamagabe nase wagejeje hano ute? Niki cyakugejeje? Naje Kigali bambwira ko baturagura ibiciro. Waba umupfapfa waba umupfayongo rwose gake urasekeje ngo batore ibiceri. Yewe rwose nubwo babasha ariko uranasekeje pe uranasekeje. Ntacyo nkurikira u Rwanda reba icyo ndi bugufasha. Sasa ikintu mbona n'ikintu nakwiba ntuzavuga ko nigeze mbikubwira sibyo Kuki wakomeje kwishuramo kazakiba ntago azajirana. wenda Imana yo mu ijuru idufashe aba ari umwana mwiza Ndabona nta kibazo kuko yishimye inzara. Ahubwo ikibazo ni uko nyine urabona ko ariko akarere. Kimbabaza. Niyibuka abana mukuru. Ariko ibyiza ni ugufasha neza umuntu yasanze imbere. n'ubundi Halo? Bisa siapa nanya sih? Salah. ngambwira vuba ibyo ushaka kumbwira hato hatagira n'umuntu usangana nawe mu muhanda akatekereza ibindi bintu bindi. Ikintu kinzanye hano ndashaka miliyoni 5. Ngo Miliyoni 5 cyangwa ibyanjye nayo bijye ku mugaragaro. miliyoni 5 urazivuga wari wazibona? Cyangwa uyanyimenye ibyanjye nayo bishyire ku mugaragaro. Umva ntawe ujya mu rugo ndaza kugusubiza gira vuba se. Oya ako nakomeje kumfata gutyo kuko yiboneye. Urayazana? Nyuzwa hano se Ndijyana ntabwo. kandi ugabanya agasuzuguro. Ahubwo nawe ukunda. Uvuye hehe? Ni ukunyura ku muntu utavuze ukagenda utavuze ukagaruka utavuze agasuzugura ugira ubundi ugakura hehe? Umva madanda kwiyame. Sushinzwe kunyere mba nasohotse cyangwa nimba ninje cyangwa nimba naje. Urumva neza? Kandi akwiyame ibyo bikubita kurebera hirya. Agasuzugura ugira nuko usabira gusa. nabona ufite mu rugo heza sawa Wakoze cyane. amahambere itekesha Ibintu ujya ngora rimwe rimwe ariko uzangiramo kandi gasubire gashya. nta kibazo rwose reka ibintu twarabikemuye kuko amafaranga turi nayo Ibyo rwose rero nawe ubona ko ubonye kera reka. wawe ni heza kabisa Wakoze cyane. Naho ubundi rero ntugire ikibazo karibu. Ntugire ikibazo wumve ko hano ari nkawe wisange. Reka n'ubundi niba harabura ikisa. nta kibazo umusheri wanjye None rero reka ndebe wa mwana umubwire umuhe ibiryo ubwira afate amazi akarabe ataza. Urabona asa nabi ririya vumbi ntabwo ari ryinjiriza mu nzu. Urabona ko sawa reka murebe. Nturambirwe. aho umurashimye Nikosha harya ngo witwa nde? Ugakwavu, gapyisi, gakwaya, gakwandi gake. Banyise bakera. Nongeye nakumirwa amazina araho ngo gake. Aha.
ariko se nako reka nkwereke mbere yuko nkubaza ndabona wanegekaye jya hariya muri dushe ubanza ufata amazi woge urangiza ubone gukata inyuma mu gikari ujye mu gikoni gihari urafata ibyo kurya ibindi turabivugana mbyutse ntuze kunkomangira Nyirashya noneho uragenda gukize sera Terwa na musaza wanjye niba ngombwa aragiye cyangwa niba ngombwa ntabwo ngenda aho guteka byinshi iki ndagutekera se wavunze guteka byinshi cyangwa se muri rukana arimo sheri byagenze gute ko warize nukuri sheri byagenze gute mbwira niki cyabaye ndakumva sheri urankunda ndagukunda no gupfa nagupfira nukuri sheri igihe cyo nshaka nuko uriya mukobwa uri hariya mu rugo wamuyita icyo akagenda gukaranzonze hari kwirirwa nuka nta kintu ari gukora bicaye mu rugo mbabarira ihangane sheri ihangane ibibazo ndaje mbikemure urabizi ko rewe nkunda wenyine muri iyi nkubuze napfashije ihangane kabisa rwose ndakwinginze wihirira hanagura mu maso sheri hanagura mu maso ibibazo byose ndaje mbikemure njye waranzonze ihangane sheri ndaje mbikemure nukuri sibyo ihangane nukuri none se ntabwo urarangiza ku kazi se Akoze rwose muri umuriro umuti nawe wakoze nzaguhemba byatari akoze n'ukuri ndakomeye kandi byatari abashiri bambirikiza amazi ariko nuko nabikekaga maze siko nabisanze none wasanze ari neza umva cyane rero ntabwo ndi kurenza aha ngaha urabona ko ntabwo nambaye shashiri kubera ukuntu nkoreye neza n'ingaruka nzakugurira akantu urakoze cyane sawa umuhanda mwiza sawa turi kumwisha nzagukumbura ahubwo njye nzahita ngaruka kugura sheri nkumuro sibyo sawa sawa bayi bayi sheri yego Gakeri umva nkubwire banguka usambwiye ngo uzi guteka niyo ndyo uzi guteka wumva ko ibijumba n'amateke n'ibisusa nabyo nabiteka mwese amakara ntabwo uzi kuyateka ntabwo nyazo okay ntacyo uze guteka ibirayi n'ibishyimbo ushyiramo agatunguru kumvikana rero ndagendeye mu mujyi ariko se utahinduye se niyo myenda nazanye ntabwo imyenda ufite okay ntacyo uze gusigara ku rugo neza usanga ibintu byose wabikoze wabaye umwana mwiza ndakugurira imyenda myiza mu mujyi ariko wambaye neza mabusha umva ibyo by'amagambo bigabanya abantu nsanga wakoze ibyo nakubwiye gukora sawa reka ndagiye turasubira
wambabariye ko nkwinginze kureba umugore wanjye twite ukambabarira ukava mu rugo ukagenda utazansenyera kubera amafaranga yabonye igihe utaraba miliyoni 5 nagusabye nshaka kuvugana nawe ariko se reka nkubaze ubu urabona none miliyoni 5 nasikura yo nimba nawe utarabona nk'ubizi nta kintu twakuvugana ariko ubwo koko kwera ubu ngubu urabona miliyoni 5 ubu ngubu nasikura aka kanya nushaka wibe cyangwa nsigaye niyumvamo muzehe aho si uko yanteye inda wenda nkaba naramutwara numva abantu bavuga ngo hari igihe umuntu atwarira umuntu wamuteye numva ndi kumukunda cyane muri iyi minsi ahubwo reka muhamagare nsanga hano Halo? Jose? Ni Kariza? None ko nagushakaga hari ikintu nendaga kukubwira. Narindi hamwe kuri Havana niho narindi. Byaba byiza uhansanze nakubwira. Sa banguka nanjye niho ndi. Warura aho se kari? Ndameze neza. Sawa nawe. Ariko rero Kariza hari ikintu ushaka kukubwira. Nagira ngo muri iki gihe ujye ugenda gake. Abuba ntabwo muzi. Warura aho ariko. Nta kibazo gusa. Sinzi ukuntu usigaye wiyumvamo muri iyi minsi ubona neza. Ya Boba nubwo ari umuhungu wanjye ko mutinyara. Oya ntacyo yagutwara rega. Ni ukuri? Ntacyo yagutwara rwose. Usigaye unyiyumvamo? None se muzee ubushize se wambwiye ko hano haba amaroji. None se waretse akaba ariho tujya kuganira. Ubu se none wabyemeye? Nabyemeye. Aho kusha nta kibazo amarogera ahari. Ariko rero Kariza ureba Urwo se ni urwawe? hari umugabo w'inshuti yanjye afite geto ariko akorera hanze kuko rero ndumva nta kibazo cyo kujya muri roge hano kandi iyo geto ihari ahubwo twagenda tukajya muri iyo geto kugira ngo uwo mugabo azaze ejo bundi njye numva yo twakagombye kwishyura hano ahubwo twagenda tukanezererwamo cyane ahubwo gira tugende hari ikibazo ibyo nibyo ni ukuri ahubwo korera imbere tugenda bose ariko rero abuba hawundi ni kwa mucuti wanjye
wabonye ariko ko mba nanakinze ntugire ikibazo rero ninjye nawe ntaribi nanjye nakubwiye ati ntugire ikibazo uyu munsi nakubwira ko maze iminsi nkuyumvamo cyane wambwiye akajambo keza shaka akajambo rwose kageze no mu bwonko utahariho hose ntugire ikibazo rero aha ni iwacu inshuti wanjye ariko akenshi ntaba hano abarizayo ubu ni ukuvuga ngo ni ngewe nyir'urugo ubu ngubu uko atazajya aba hari rero ndashaka ko tuzajya tuza ahangaha wumva se yarampamagaye alo ndaje reka nze uragiye se iyi reka nze ntabwo ndi butinde leta ariko ubundi ninde uguhamagara ni sheri niko mukoni ndakubwiye ko nyamara imyenda umva nakumesa nkagukamura nkakwanika nkakwemeza urumva ahita umuramo imyenda se nyine umva madabanza unyumve neza umenye ko wambaye mini nayimanyagura urumva neza witore nawe ukubitanya kunatwaka kwawe umva mada urumva